ariko mu by'ukuri hari ikarita y'ubumuntu. Hanyuma y'uko uri umuntu uhagaze gutya nkuko muri kundeba kuba umuntu nyamuntu ubundi byakagombye kugira ikihe gisobanuro. Urukundo, gufatanya, kwibaza nzaba umuntu kangahe, nsigaje kongera kuba umuntu gute. Kuba uri umuntu simply bigaragara kuri umuntu, ariko ya karita twabonye ifite elements z'ubumuntu ntayo ufite. Baha ikaze nanone kuri Donne Media TV mu kiganiro kuba umuntu. Aho muri hose, aho muri kuturebera mu bice bitandukanye, mwiyumvemo ikaze rikomeye. Ikiganiro ni ukuba umuntu, naho nge nitwa Don the Great. Tuganira ku ngingo zitandukanye zijyanye no kuba umuntu wuzuye no kugira ikarita y'ubumuntu ifite elements zikugira umuntu wuzuye. Tukabonye ko hari benshi baba ari abantu mu gihagararo, uko tubabona, mbere ukaba ushobora gutandukanya umuntu n'ikindi kintu, birumvikana. Ariko mu by'ukuri hari ikarita y'ubumuntu. Hanyuma y'uko uri umuntu uhagaze gutya nkuko muri kundeba ariko hari n'ikarita iba muri nje inyuzuzamo ubumuntu, cyangwa se irimo elements zingira umuntu. Ndabaha nk'urugero. Ikarita iri muri nge ingira umuntu hanyuma y'uko ndi umuntu mu gihagararo n'urukundo. Buri umuntu aba umuntu wuzuye, mu bumuntu bwe habuzemo urukundo. Uwo muntu, ubumuntu bwe buba buri questionable, buba burimo akabazo. Ikindi, hanyuma y'urukundo ubugira neza, impuhwe, kubana neza n'abandi, kumvikana n'abandi, gufasha, urumva, gufasha abababaye, kwifatanya n'abababaye, kubahiriza amategeko, kugendera ku mategeko, kubaha abayashyiraho, kudaharabika. Bega ibyo byose ni elements ziri kuri ya karita y'ubumuntu. Urumva se, ni elements zigize ya karita y'ubumuntu. Iyo umuntu rero yatakaje iyo karita y'ubumuntu, aba ari umuntu mu gihagararo, ariko mu by'ukuri atifitemo iyo karita imugira umuntu wa nyawe, umuntu ukenewe na sosiyete, umuntu ukenewe n'abandi, umuntu ukenewe n'u Rwanda, umuntu witeguye guteza imbere aho akomoka, umuntu witeguye guteza imbere abamukomokaho, nawe akiteza imbere, agateza imbere igihugu, sibyo? So mu kiganiro kuba umuntu rero tugaruka ku ngingo zitandukanye zikugira umuntu, ariko tukibanda mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi ntatinze, hari ubugome, ubusambo, ndetse no kudashyira hamwe, kwikunda, guhutaza, gukomeretsa, mbega ibi byose bishoboka biberahe, biri mu mihanda tunyuramo buri munsi. Abanyamaguru, abatwara amagare, abatwara amapikipiki cyangwa se amamoto, n'abatwara amamodoka. Mu muhanda dufitemo ubugome, dufitemo violence iteye ubwoba. Murumva rwose imikoreshereze y'umuhanda irangwa n'ubwumvikane buke hagati y'abanyamaguru, abatwara amagare, abatwara amamoto, ndetse n'abatwara amamodoka. Ubwo rero ibyo ngibyo byose muribaza ngo ntewe n'iki kubigarukaho uyu munsi. Hari abantu batandukanye nkuko bisanzwe mu buzima busanzwe, buriya status z'imibereho yacu ziba zitandukanye. Buriya kwibwiza ukuri ni byiza. Muri ubu buzima nta gihe hazigera habura abantu bari ku rwego rwo hejuru, ibyo bita social classes, abandi bari mu rwego ruciriritse, n'abandi bari mu rwego rwo hasi. Ubwo mbivuze nk'uko byagombye kuvugwa, ni ukuvuga ngo hariho abantu b'abakire, hariho abantu b'abakire buhoro, hariho n'abantu b'abakene bakiri mu nzira yo kwiteza imbere. No mu muhanda rero nuko nkuko biba bimeze. Dusangamo abatwara amamodoka, dusangamo abatwara amagare, dusangamo n'abatwara amamoto.
tugasangamo n'abagenda n'amaguru. Kandi uriya muhanda wubatswe kugira ngo usavinga abo bantu bose. Ntabwo uriya muhanda ari uw'amamodoka gusa, ntabwo iyi mihanda ari iy'amagare gusa, ntabwo iyi mihanda ari iy'amamoto gusa, nta nubwo iyi mihanda ari abafite amamodoka gusa cyangwa abanyamaguru gusa, ahubwo ni umuhanda umwe wagenewe kugendwamo hagendewe ku bwumvikane cyangwa hakoreshejwe ubwumvikane n'abo bantu bose, ariko bakoresheje ubwumvikane nk'uko nabigarutseho haraguru. Ku bantu rero bize amategeko y'umuhanda, hari ikintu nkunda cyane kirimo gikomeye. Amategeko y'umuhanda uko waba warayize kose, uko waba yaba hariho na za kaminuza n'ibiki byose, urangiza bakubwiye ikintu kimwe gusa. Itegeko nyamukuru nirivuga ko ubwumvikane hagati y'abayobozi b'ibinyabiziga aribwo bufite agaciro kurusha ibindi bintu byose. Ubwumvikane hagati y'abayobozi b'ibinyabiziga, ubwo ni hagati y'abandi bose bakoresha umuhanda, sibyo? So ubwo bwumvikane rero niyo ntego nyamukuru, niyo guidance, mbega nicyo kintu gikuru nyamukuru cyagombye kugira kuyobora abakoresha umuhanda. Ariko uyu munsi usanga hagati yacu ubwacu twe dukoresha umuhanda twararemye ikintu gisa no kwerekana ko njye ndi kuri uru rwego, weho uri kuri uru rwego, utakagombye kuba uri kugenda mu muhanda. What is that? Ibyo ni ibiki? Urugero, ugasanga umuntu utwaye imodoka, ufite imodoka yawe nziza, kandi ko byagenda kose uvana imodoka yawe mu rugo uyisohora mu gipangu cyawe aho utuye, hari aho ugiye. Abenshi reka tuvuge ko baba bagiye ku kazi, guhaha, gushaka ubuzima, utwaye imodoka yawe. Wa muntu ufite moto ayisohora mu gipangu cye mu rugo iwe, akinjira mu muhanda. Kubera iki? Kubera yuko hari aho agiye. Reka naho tuvuge ko agiye hehe? Gushakisha ubuzima. Tuvuge ko agiye guhaha. Wa muntu ufite igare nawe yarisohoye mu nzu ye, yarisohoye mu rugo rwe, agiye hehe? Gushakisha ubuzima, agiye guhaha. Kandi mwese muri buze gukoresha umuhanda, inzira nyabagendwa. Mwese muri abayobozi b'ibinyabiziga. Aho kandi ntabwo nibagiwe na wa wundi wavuye mu rugo n'amaguru agiye guhaha, kandi nawe araca mu muhanda, araca muri ya nzira nyabagendwa, sibyo? Icyo nshaka kuvuga hano ni iki rero? Wa muntu utwaye imodoka ntabwo aba yifuza yuko wa muntu utwaye moto yakoresha uwo muhanda. Urasanga rwose mu mikoreshereze y'umuhanda, mu migendere y'umuhanda, utwaye imodoka aragera ku mumotari agashaka kugonga, agashaka guhutaza, agashaka kumukura mu nzira, agashaka kumwereka ko atakagombye kuba ari mu muhanda, agashaka kumwereka yuko imodoka ye yicaye mu muhanda ariyo yakagombye kugenda muri uwo muhanda. Motari yagombye guca epfiriya mu muserege, motari yagombye guca epfiriya mu binana, ariko imodoka yigacaho ye. Ninde wakubeshye gutyo? Ufite imodoka nziza pe, turabyemera, turabyuba. Ufite imodoka ihagarara mu muhanda ikokipa ibipimo byagenwe nk'uko umuhanda ubiteganya. Ariko ubumuntu bwawe ntabwo buri guhuza n'ubumuntu twagombye kuba tugusomamo nk'umuntu wa nyawe wuzuye, umuntu wicaye muri iyo modoka urimo. Tukubona ntabwo imodoka yawe itwawe n'ikindi kintu, twawe n'umuntu, ariko ubumuntu tukwitezemo aribwo bwa bwumvikane wakagombye kugirana n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga mu muhanda. Ariko kwa kutikunda, weho uraho urashaka kwiharira umuhanda wose, nta moto yakunyuraho, nta gare ryakunyuraho. Kandi ureba ikintu gisekeje, mwese muri kugenda muri uwo muhanda mugiye guhaha cyangwa muvuye guhaha. Tekereza, yaba wakamenye yuko weho uri mu modoka, uri kuri moto, ndetse
n'uriya utwaye akagare, n'uriya uri kugenda n'amaguru, mwese muri gushakisha ubuzima, mwese muri kuva guhaha cyangwa muri kujya guhaha, wakagombye kugira wa mutima w'ubumuntu ukubwira ngo ubaha, korana kandi ugendane n'abandi, sibyo? Ikarita y'ubumuntu yawe iraburamo element, iraburamo elema, urumva? Ikindi ugasanga umuntu utwaye moto, sibyo? Ako n'ubusumbane na kwa kwikunda natangiye mbabwira abashoferi mwashyize imbere, mwumva ko iyo ndwara ninde wayibateye? Who bewitched you? Who bewitched us? Ninde wabateye iyo ndwara yo kwikunda, kuba banyamwigendaho kugira ngo wiharire umuhanda? Who bewitched you people? Okay, abatwara amamoto nabo rero sasa ugasanga niba ageze inyuma y'igare cyangwa niba ari kugenda mu muhanda, igare rimuri imbere. Reka mbaye nk'urugero, hari umuhanda ukunda kuba ari umuhanda uhuze cyane hano mu mujyi wa Kigali, nk'umuhanda Masaka Remera cyangwa se Remera Masaka, uko wabyita kose. Uriya muhanda ni umuhanda uhuze cyane, ntekereza ko n'ubuyobozi bwacu butureberera abona ko ari ikibazo gikomeye, bagombye kugira igikorwa. Uriya muhanda urakoreshwa cyane, ni umuhanda ubuhuze mu buryo bwose bushoboka, cyane mu masaha ya mu gitondo abantu bari kujya guhaha nyine, ndetse no mu masaha ya nimugoroba abantu bavuye guhaha. Aho rero amagare akunze kunyura muri aya mayira yagenewe abanyamaguru, sibyo? Ikindi n'amamoto, nubwo kuri yo nkeka ko bitemewe uko amategeko abiteganya, n'amamoto niho akunda kunyura shortcuts. Abamotari binyurira ama shortcuts, none ugasanga kariya kayira kangana gutya, at the same time kari gucamo umunyamaguru cyangwa abanyamaguru, kari gucamo n'igare. Umumotari agaturuka inyuma y'igare, akaza akagenda akegera igare neza, urumva? Agakubita umunyegare amahoni, akamukubita ya matara mucana gutya, akamubuza amahoro. Niba ese motari ubugira ngo umuntu utwaye igare ko muri gukoresha umuhanda umwe, kureba ingano y'umuhanda, kureba abagenzi bawurimo, kureba nawe ko ari kugenda, ubugira ngo ntabwo igare ryakwiruka ngo ryirukanke nka moto yawe. Yego ubushaka kumucaho bitewe n'ibyo wirukira, ariko reba ikinyabiziga atwaye. Atwaye igare, utwaye moto, igare nta moteri rifite, utwaye moteri. Nese ubugira ngo ave ku igare ahagare, aterura igare arijyane epfo mu kinani, nuko moto yawe itambuke, aguha amahoro, utambuke wishime. Ko akagare kaba muntu uvuye guhaha, nkuko nawe uvuyeyo, nkuko nawe uri guhaha, ahagaze kubera igitutu cy'amahoni wamwokeje, kubera pressure wamushyizeho, uri kumwirukana mu muhanda already. Abamotari mukeka kuri ya muhanda ari mwe wubakiwe mwenyine? Uriya muhanda ni mwe wubakiwe mwenyine? Nongere mbabazi abamotari, aho nimutekereza kuri ya muhanda ari mwe mwenyine wubakiwe? Muribeshya cyane. Uriya muhanda wagenewe ibinyabiziga muri rusange, birimo amamodoka, amamoto, amagare n'abanyamaguru. Kuki abamotari muri gushaka kwikunda ko mwerekane ko umuhanda ari nkamwe wagenewe, nta munyamaguru ugomba guca mu kayira k'abanyamaguru? Murabagongera mu tuyira tw'abanyamaguru. Ingero nyinshi zirahari. Amagare muyagongera muri turiya tuyira twagenewe abanyamaguru. Abamotari wicaye kuri moto, utwaye moteri, turi kukubona nk'umuntu utwaye moto, ariko mu by'ukuri ubumuntu bwawe, ikarita igize ubumuntu bwawe iriho ibyaka kugiza umuntu wuzuye,
iracagase. Kwikunda bikabije. Okay, kwikunda ni ingenzi, ni nabyo, nta nikosa ribirimo. Ariko ibuka ko ugomba kwikunda, ukakunda n'abandi. Kwikunda ugashaka no gukunda iby'abandi, ugashaka no kubyigwizaho nk'ibyo bidahagije, ugashaka no kubyiharira. Kuri kwiharira umuhanda n'uwawe gusa. Leta y'u Rwanda yigeze itangaza ngo ivuge ko abamotari ari bo umuhanda wagenewe gusa. Leta y'u Rwanda yigeze itangaza ngo ivuge ko abafite amamodoka meza cyangwa se aciriritse cyangwa agize ute ari bo bagenewe umuhanda gusa. Leta y'u Rwanda yigeze itangaza ko abanyamagare ari bo bagenewe umuhanda gusa cyangwa abanyamaguru. Ubwumvikane mu muhanda. Narajya ku banyamagare, ikintu kindi nkundira amategeko y'umuhanda cya kabiri cy'ingenzi, muzi yuko biriya bimenyetso byo mu muhanda byose bifite umumaro ukomeye. Ariko mwimwiza amategeko y'umuhanda n'abatarayize mu mvira, ikibirusha agaciro byose ni umukozi ubifitiye ububasha. Nuriya mupolisi uri mu muhanda ubona ibinyabiziga akagira gutya, atitaye kuko amatara cyangwa ibimenyetso byo mu muhanda bikwemerera gutambuka cyangwa bitabikwemerera. Iyo agize gutya ugomba ugomba kubahiriza icyo akubwiye, kuko ni umukozi ubifitiye ububasha, arusha agaciro ibindi byose uri kureba mu muhanda. Cya kabiri, ubwumvikane bw'abayobozi mu muhanda burusha agaciro ibyo weho wibwira. Birusha agaciro imodoka utwaye nziza, birusha agaciro iyo pikipiki, birusha agaciro ibyo gare, birusha agaciro kuri umunyamaguru. Urumva, abanyamagare nabo reka mbagarukeho. Numutumva nabavugiye gutyo ndetse n'abanyamaguru mwe mukagira ngo muri shyashya. Abanyamagare namwe mwitwararika. Aya magare, ubwo ndavuga by'umwihariko aya magare aya bita ya siporo, amaze kuba menshi mu mujyi wa Kigali. Abantu benshi ari mu binyabiziga biri gukoreshwa cyane mu koroshya ingendo, mu koroshya guhaha n'ibindi. Ari amagare namwe abenshi muri mwe muyatwara, mwishora mu muhanda ugatwara ririya gare utazi n'amategeko y'umuhanda. Kwanza reka nsabe ababishinzwe, ubwo by'umwihariko ndabwira polisi y'u Rwanda, by'umwihariko abashinzwe ibizami by'amategeko y'umuhanda, amaperime n'ibindi, kuki hatashyirwaho itegeko ry'uko bari abantu batwara utugare twa siporo muri iyi mihanda byibura bakagombye kuba barize amategeko y'umuhanda. Kuko aba bantu batwara amagare nabo barabangama cyane mu muhanda. Usanga atwaye igare rya siporo yihuta, atazi aho atwariye, atazi ukagira ngo arakicaye we muri salo. Aba bantu batwara amagare ya siporo atari ku munsi wa siporo cyangwa atari mu bikorwa bya siporo, ubona ko ari abantu batwara aya magare urugendo rurerure bagamije kuva ahantu hamwe bajya ahandi. Polisi, kuki aba bantu hatashyirwaho gahunda yo kumekinga ashobora ko byibura bazi amategeko y'umuhanda? Nge numva bagombye kuba bafite provisoire, nk'uruhushya rw'ibanze byibura rwo gutuma abasha gusobanukirwa aho atwaye iryo gare ahari, kuko ari amagare nta kumirwa. Mbona agenda muri kaburimbo kabisa nk'uko moto zihagenda, nk'uko amamodoka hagenda. Ariko ugasanga ubumenyi bw'abari abantu batwariye amagare ku bijyanye n'amategeko y'umuhanda, ku bijyanye n'uko yakitwaye mu muhanda, nta hantu bihuriye, ntacyo abiziho habe. Ubwo rero inzego zibishinzwe rwose iki kintu digest it and then mwakarebye uko mubigenza. Amagare ari kuba menshi, ubwiyongere bwayo ni buri ku rwego ruri hejuru cyane. Ni igare rigenda, ni igare ryihuta, ni igare ryoroshya urugendo. Ariko wa muyobozi uyoboye iryo gare, wa mutwaye iryo gare, yakagombye kugira icyo abazwa provisoire. Yes, ariko nirengagije n'abanyamaguru namwe hari aho mukabya. Niba uri kugenda muri iriya nzira yakugenewe ukabona byabaye ngombwa ko hari ikinyabiziga kiri muri kariya kayira, wakagombye kubyumva vuba
wagombye kureba uko wihugika, wagombye kura ama ekuteri mu matwi, reka kuvugira kuri telefone. Cyane cyane kamvuge nkaha muri izi junctions nk'iya hariya i Remera, sibyo? Iya hariya i Remera hari junction irimo ibimenyetso by'amatara n'ibindi bitandukanye, harimo utuyira tw'abanyamaguru, ariko urahaza kureba ugasanga hari abanyamaguru bazagita bihura mu muhanda ngo nuko muri zebra crossing. Ibimenyetso by'amatara byemereye abayobozi b'ibinyabiziga gutambuka, ariko yo kuko wiyumvamo iyo audacity kuri umunyamaguru, ko umunyamaguru afite agaciro mu muhanda, kutagakozwe ugahituza ukiroha muri zebra crossing. Ntabo muzi bagongerwa muri zebra crossing, ntabo muzi aho muri hatandukanye bashobora kuba baragiriye impanuka baragize impanuka bakagongerwa mu zebra crossing. Zebra crossings ni turiya turongo tw'umweru tuba duciye mu muhanda twerekana ko aho hantu hamukira abanyamaguru. Kuba uri umugenzi ntabwo biguha uburenganzira bwo kuza ngo wishore mu muhanda ko wiboneye. Na ugomba kuza ugategereza ukareba situation iri mu muhanda, iyo ni inzira yawe yakugenewe, turabyemeranya, ariko banza urebe ese nubwo iyi ngiyi ari inzira yangenewe koko nta kindi kinyabiziga cyantanzemo. Uko niko kuba umuntu. Kuba umuntu muzima ni ukugira gushishoza, ni ukuba umunyamakenga. Niba utari umunyamakenga ukaba winjira mu muhanda n'ama earphones, ama headphones, n'ibindi byose kuri telefone, nturebye ngo hariya hari zebra crossing ngo rikanishoremo mite ngenda, bazakugonga, bazakwasa rwose kandi uzapfa ubusa. Yego, ku nukuri mushishoze, abatwara amamodoka, abatwara amamoto, abatwara amagare, natwe twese abanyamaguru, kwe kugira kwikunda, kwe kugira kwishyira imbere, kwigira abantu b'ingenzi cyane mu muhanda. Umuhanda n'umwe kandi umuhanda wagenewe twebwe twese, kandi tugomba kuwukoresha tugendeye kuri za ngingo ebyiri nabasangije zigenga amategeko y'umuhanda. Ubwumvikane mu muhanda hagati y'abayobozi n'andi bose bawukoresha nibwo bwa mbere, sibyo? Nta nubwo ari n'ibyo gusa, kandi hari abandi bantu nabo mbona mu mihanda mu by'ukuri bamaze gutera inkeke. Abantu mutega amalift, weho uzi yuko urajya ku kazi mu gitondo, uzi yuko wenda kuva mu rugo iwawe ugera ku kazi uhakoresha isaha imwe, wenda ugera ku kazi saa moya za mu gitondo, sibyo? Saa moya za mu gitondo birumvikana ushobora kwitegura kugira ngo ube wakoresha isaha, wenda ugenda n'amaguru mu rugendo rw'isaha n'iminota 20 gutyo. Weho witeguye saa 11:45 warangije, aho kugira ngo uve mu rugo ugende ufate urugendo ujye ku kazi n'amaguru yawe, za saa 11:45 urazibyutse, uraje uzihagaze mu cyapa ngo uri gutega lift. What is that? Iyo ni nini? Uratega lift, hari umuntu mufitanye gahunda ko araguha lift, hari umuntu mwafatanyije kugura imodoka ko araza kugutwara uwo munsi. Saa 11:45 byutse. Reka dukore imibare gutya. Kuva mu rugo wawe kugera ku kazi uhakoresha isaha n'iminota 20. Saa 11:45 kugera saa 12:45 ni isaha imwe. Kuva saa 12:45 kugera saa moya ni isaha n'iminota 15. Ni gute udashobora kubyuka mu rugo iwawe uvuga uti ngiye mfite akazi kantwara isaha n'iminota 20 kukageraho ngenze n'amaguru, sibyo? Wiporogaramu, witegure mu gitondo, ushyire ibintu ku murongo, uve mu rugo saa 11:15 ukoresha amaguru yawe ujye ku kazi. Wenda simpakanye ko hari abatanga lift, hari abagira neza afite ibinyabiziga banyura mu byapa gutyo bagatanga lift, ariko se mu gihe utayibonye za saa moya ugomba kugera ku kazi zikakugereraho ugihagaze mu cyapa kiri gusaba lift, iyo ni nini? Endeni kazi, amuka mapema, enda kazi. Unangoja nani hapa kwa barabara akubebe, akupe lift? Hakuna. Enda kazi bwana.
ama mnataka nikasirike? Amuka uende kazi. Wacha kungojea hapo kwenye barabara tunangoja lift. Hakuna kabisa. Ugomba kuba responsible. Abanyarwanda tugomba kwisobanukirwa. Sibyo? Kwisobanukiwe muri byinshi, ariko hari na byinshi bikitugora. Icyo kintu cyo gusaba lift, kuresha imbaraga zawe ku rwego rutoya uriho, nta kinyabiziga ugira, ntabwo ari kosa ryawe. Kandi nabwo rishobora kubikosa ryawe ko baravuga ngo nuvuka iwanyu bakene. Sava. Uzakurire muri ubwo bukene ugire butariko weho n'upfu ukene. Ikibazo cyawe, that's your problem. Nawe rero kuba udafite imodoka ikugeza ku kazi kawe, byo ni ibikureba. Nta umuntu ufite umutwaro wawe wo kuba wagira ku kazi ukerewe cyangwa uzindutse, nta n'ukuri mideni ryo kuguha lift. Mureke kubyukira ku mihanda muteza mutiyaje mu byapa ngo murasaba ama lift. Umuco wo gusabiriza ugomba gucika. Abanyarwanda tugomba kuba self reliant. Bivuze iki? Tugomba kwigira mu bintu byose bibaho. Sibyo? Kwigira muri angles zose z'imibereho. Noneho hanyuma wewe na mbere uko nsoza kuri iyi ngingo, reka mbabwire ikintu gitangaje muri ibintu byo gusaba ama lift, byo kutigira, kwa kuba umuntu muri ya karite gize umuntu bwawe hagomba kubonekamo element yo kwigira. Kwa kuntu nagaze ku muhanda kuriya tukubona nk'umuntu uri gusaba lift, tukubona nk'umuntu uri vulnerable, like uri vulnerable. Sinzi niba icyo kintu cyumvikana. Wagombye kwigira mu buhe buryo rero? Cyangwa ni ikihe gihombo uhuriramo nacyo hariya guhagarara ku muhanda ugasaba lift mpaka n'aya masaha wabyukiye mu gitondo uzindutse wigoye akagufata utaragera ku kazi bikarangira uteze moto. Wabyutse uzindutse, wabyukiye kugiye, wagombye kuba wagiye n'amaguru yawe witonze, cyangwa ukagenda usabira iyo lift mu nzira, ariko udahagaze ku cyapa. None urahagaze, amasaha yo kugenda arageze, amaze kugera, sibyo? Weho birangiye wishyuye amafaranga, uteze moto, uwo munsi utakaje amafaranga, kandi wazindutse mu gitondo cya kare. Ngo ntabwo ndajya gufata bisi, ngo bisi ngo zirimo abantu benshi, ngo bisi yuzuye, ngo sindagenda mpagaze, ngo utwo excuses dutoya tugatuma ujya mu cyapa, bikarangira wishyuye n'umumotari, wishyuye amafaranga akakujyana ku kazi kugira ngo udakererwa, kandi nyamara ari weho wikereje mu cyapa ngo urasaba lift. Hiyo ni nini? Hiyo ni mambo gani? Enda kazi bwana. Enda kazi ni nini? Sasa hari ikindi kintu nacyo mu muhanda, mu mikoreshereze y'umuhanda, nacyo giteye ubwoba bukomeye cyane. Twavuze kuri byinshi, ariko abayobozi b'ibinyabiziga hari ahantu murenganya abanyamaguru, hari ahantu murenganya abantu baba batwaye amagare, byandi biteye agahinda. Urugero, utwaye imodoka cyangwa utwaye moto, uraje ugeze impande y'umunyamaguru, mu by'ukuri uragira ngo aguhe inzira, wenda ari mu nzira, ya makosa yabo twabonye, yambariye ama ekuteri, yibereye kuri telefone, weho ukaza ukamugeraho gutya, ugahita umukubita ihoni. Kubita ihoni bya rindi rimwe riremereye cyane ku buryo umuntu ahita ashiduka. Ukabona umuntu atayiro ku buryo ari n'umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi ashobora guhita yitura hasi. Ubundi imbuzi ziri ku kinyabiziga cyawe, cyangwa se ihoni riri ku kinyabiziga cyawe,
ko mwiza amategeko y'umuhanda yakagombye kuvugirizwa muri metero zingana iki? Byakagombye kuvugirizwa muri metero zingana iki? Iyo uvugirije ihoni muri metero zagenwe hagati yawe n'umunyamaguru cyangwa n'ushaka kuburira ngo ave mu nzira, bituma afata umwanya wo gutekereza kuri iryo honi yumvise, agakebuka akareba inkomyi cyangwa se ikinyabiziga kiri kuza, akiporogaramu mu mutwe, akajya ku ruhande rumwe akaguha inzira. None kuvugije ihoni wamugezeho kandi ukaba umukanze, umushituye, umugize igikange, ubwo uragira ngo uwo muntu aguha inzira gute? Ahubwo ko ashobora guhita wasi ugahita umukandagira. Vugiriza ihoni muri metero zabugenewe kugira ngo wa muntu umuhe umwanya wo gutekereza ku ihoni yumvishe, ari processing, ayubura amaso arebe, avuga ati reka mpungire aha nawe unyureho. Kuvugiriza ihoni umuntu wamugezeho kuriya nta kintu bimaze, habe na gusa, nta kintu bimaze, habe na gato kabisa. Byarutwa nuko waza buhoro ukamugeraho, ugahagarara akamanza agatambuka cyangwa ukamukebura mu bundi buryo, ariko ntumukubite ririya honi. Otherwise nimubikomeza gutyo murica abantu mu mihanda. Abantu baba bafite complications zitandukanye z'ubuzima. Hari uwo bakubita ririya honi bigahita bihuriramo. Urumva? Abatwazi b'amamodoka, amamoto n'amagare, nyamuneka mwirinde, mukoresha umuhanda mu buryo bwuje ubumuntu, burimo urukundo, igiteye impuhwe, ikisekeje, ikibabaje. Nuko mwese muhurira muri uriya muhanda muri kuwukoresha nk'inzira imwe muva guhaha cyangwa mujya guhaha. Ikibatandukanyije nuko uriya ari kugenda n'amaguru, nuko uriya ari kugenda n'igare, nuko uriya yicaye kuri moto, nuko uriya atwaye imodoka, ariko mwese muvuye cyangwa mugiye guhaha. Sibyo? Nyiri kuri iyi ngingo hari ikindi kintu nacyo kigize. Ejo bundi wenda basa n'ubasangiza ubuhamya ho gato. Nari ntwaye mu muhanda, nuko ndagenda nyine, ngeze mu nzira biba ngombwa ko mvuza ihoni kugira ngo umuntu wari uri mu nzira ave mu nzira. Mvugije ihoni, umuntu yarahindukiye yitonze, yarantutse. Yarantutse muri bwa buryo buri seri. Ngeze aho nanjye numva binkozeho, ndahagarara, ndamwegera, ndamubaza, like seriously, biriya bintu byose ubintutse kuko muvugirije ihoni cyangwa dusanzwe tuziranye hari ahandi hantu nzi, hari icyo ndupfa ukuyeme sheke? Iki gihe abantu muri gutwara mu mihanda muri kubibona, uravugiriza umuntu ihoni umuburira ko ibyago biri kuza, umubwira uti va mu nzira udahura n'ibyago, ibintu akagutuka, akakwandagaza, akakwemeza, akagutuka ibitose byandi biri serious. Ukibaza, ese yemwe mw'abanyamaguru mwe muragira ngo abashoferi babigenze bata? Niyo umuntu ari kukuvugiriza ihoni ngo uve mu nzira ari kukurinda ibyago, we ukamutukuza, kuko igikenewe maho ni igiki? Logique cyangwa se agenda yishe nyuma y'uko uburira ibyago uko biri kukuzaho, we ugatuka ukuburiye ukamutukuza, icyo nicyo gihembo? Ese ubwo nibwo umuntu? Mu kiganiro cyacu kuba umuntu, duharanira kuba umuntu wanyawe wuzuye, ufite ikarita iriho elements zifite ubumuntu bwose bwuzuye. Niba umuntu akuburiye ati nyamuneka iki kintu kive mu nzira kitakugirira nabi, ese inyiturano no kumutuka? Inyiturano no kumubwira nabi? Ese yakureka bakakugonga cyangwa bakakugonga, mbega nibyo byari kuba bizima kuruta uko yakuburiye? Nyamuneka niba uri umunyamaguru ugenda kuriya,
ukaburirwa uko hari ibyago biri kugusatira mu muhanda utari uwawe wenyine, ugatukana, uri umuntu mu gihagararo, ariko muri weho mu bumuntu bwawe ya karita iriho element cyangwa elema z'ubumuntu nyabumuntu, uraburamo elema yo gushima no gushishoza. Twige gushima kandi twige kwemera intege nke zacu. Niba uvugirijwe ihoni, uvuze ko wari uri mu makosa, wowe gutukana, emera ko wari uri mu makosa, emera ko wari ufite intege nke, wemere gukosoka. Uko niko kuba umuntu, uko niko kuba umuntu wuzuye ufite ubumuntu nyabumuntu. So ikindi rero ni ikijyanye n'imikoreshereze y'umuhanda ku bijyanye n'ibinyabiziga ndakumirwa, ariko by'umwihariko nka ambulance n'ibindi binyabiziga ndakumirwa. Ibinyabiziga ndakumirwa birigaragaza, ariko mu minsi ishize nshimira polisi y'u Rwanda muri rusange, by'umwihariko umuvugizi wa polisi wavuze ati nyamuneka ambulance cyangwa se ambulance mujye muziha inzira zitambuke, kuko ziba zitwaye ubuzima bw'abantu rimwe na rimwe buri mu marembera, abantu barembye. Uyu munsi rero ibyo byarakozwe. Ndashimira polisi y'u Rwanda, by'umwihariko ishami ryo mu muhanda, kandi ndashimira namwe abashoferi n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga muri rusange ko mwumvise icyo kintu vuba. Ariko uyu munsi biratangaje kuba tukibona ibinyabiziga bikima ambulance inzira, sibyo? Ku mpamvu zikurikira. Iya mbere, uko utwaye ikinyabiziga cyambaye plate number cyangwa se registration number, whatever way you call it, nguko ntwaye ikinyabiziga cyambaye plaque niyi, kunyinura ikingi mu muhanda, ntiwatanga inzira kuri ambulance, reka ntuvugwa. What is that? Ntabwo utekereza ko nubwo wicaye muri iyo modoka ifite plaque idasanzwe iri kukongoza kwanga guhereza ambulance inzira, ejo wakwisanga ariho uryamye muri iriya ambulance urembye, ukeneye kwihutishwa ngo ujyanwe kwa muganga uhabwe ubutabazi bw'ibanze barokora ubuzima bwawe. Ujya utekereza ko ari wewe ejo wakwisanga uryamye muri iriya ambulance? Icyo kintu niba ugitekerezaho, byakagombye kugucalenjinga mu buhe buryo. Mureke kwitwaza plaque z'imodoka mutwaye ngo nuko ari imodoka imeze gutya na gutya itandukanye n'izindi muri plaque n'ibindi, ngo mwimambirance inzira. Iki kiganiro kuba umuntu, basi reka tureke kuba polisi y'u Rwanda yarabitanzemo umuhuro kw'abimana inzira ku binyabiziga ndakumirwa, by'umwihariko ambulance bazajya bahanwa by'umwihariko. Reka naho tugaruke mu bumuntu. Mbega nta nubwo wagirira impuhwe wa muntu uryamye muri iriya ambulance uri kubabara ukeneye ubutabazi bw'ibanze, ngo uhunge cyangwa ukora uko ushoboye utange inzira bagende bamwihutishe barokora ubuzima bwe? Iki ni ikiganiro kuba umuntu. Weho wicaye muri iriya modoka ifite plaque idasanzwe ikongoza kwimana inzira, kwima imbabare, kwima indembe, uri umuntu wicaye muri iyo modoka, ariko ubumuntu bwawe buri questionable. Ku ikarita igize kuri elements ziri ku ikarita y'ubuntu bwawe haraburamo element, haraburamo element. Isubireho, gira urukundo. Kuba umuntu ni ukugira urukundo, gira impuhwe, gira umutima wa kimuntu, gira umutima wa kimuntu, sibyo? Nyamuneka mu mihanda, mu mikoreshereze yawo, tubane, dukorane, twumvikane. Mbibutse ibintu bibiri nsoza. Mu muhanda, itegeko rya mbere, amategeko yose waba wari, it doesn't matter, ubwumvikane hagati y'abayobozi b'ibinyabiziga, that matters.
icya kabiri, umuyobozi cyangwa se umukozi ubifitiye ububasha arusha agaciro ibindi bintu byose uzibiba mu muhanda wize. Nyamuneka ndabakangurira abayobozi b'ibinyabiziga, abanyamaguru, twese dukoresha imihanda neza, kandi nanababwira ngo iki ni ikiganiro kuba umuntu, tuvuga ku ngingo zitandukanye. Uyu munsi nari nifuje ko twagaruka ku buzima cyangwa se imikoreshereze idahwitse iri kugaragara mu mihanda itandukanye y'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda dukunda cyane. Munyemerere rero mpinire hano uyu munsi mbabwire ngo ikiganiro kuba umuntu nakagaruka. Mukomeze mudukurikirane, nyamuneka mukore subscription cyangwa se subscribe, mwandike comment, mutubwire uko ibintu mubyumva, muduhe ibitekerezo, muduhe ubufasha mu buryo muri angles zose zitandukanye, likinge, gutya ni ubuntu kabisa, ndetse munasangiza abandi ibyo dukora. Nitwa Don the Great, iyi ni Donne Media TV. Ndabashimiye mwese twabanye, nizera ko tuzabana no mu biganiro kuba umuntu bikurikira iki ngiki. Ciao.